ku murongo reka ngufashe rwose sizi impamvu wowe utugaya abayobora Rayon Sport batatugaye dore impamvu mvuga ko ari byo mutemeranya na Rayon Sport Saidi ejo bundi mugize gutya mutanze umushinga wari umaze icyumweru kimwe mu biro bya Roger muravuze ati Roger turabona ibintu umushinga twazanye ari kuwukereza ari kuwuryamisha nimutegereje n'icyumweru muhise mwigira mu zindi nzego bivuze iki bivuze ko hari pressure mufite buretse kumusubiriza Karenzi yego Saidi utavunitse utanavunitse ubushatse kujya mu zindi nzego we wagera bakagutegurira batakuzi hoye biragoye nuvuga ngo ari byo mubona biri kwangirika rero muri Rayon izo nzego zemera kwakira abantu fantome batazwi badafite urwego bahagarariye batazwi badafite aho bahagarariye zikagenda zigakomanga bakabakira bakicara bakaganira abo bantu babakira mu buzima busanzwe butari siporo n'ubundi bafite ibyo bihagarariye ku rwego aho bakomanga hose babakingurira ariko bashobora wikwepa ikibazo wikwepa ntukajye mukwepa umuntu we tuvuga urugero uyu munsi tuzi akazi minisitiri agira tuzi akazi urwego runaka rugira baba bafite uyu munsi abashe kwakira umuntu nuko mubona ko ntacyo amukeneyeho ariko rega umenye ko imena natwe turazubaha Saidi ari wowe ndakubaha ari muvunyi umuntu wese wagiye mu buyobozi bwa Rayon wayivunikiye wayibayemo nta utabubaha nta utarekonesa agaciro abantu bake bagombye kuba numva uburemere bw'ibyo mwanyuzemo kugira ngo Rayon Sport ibikinariho ibikigenda urasuvuga ngo bari abacunguzi kandi uvuga kubemera kubera ko icyo mbanenga ni kimwe Saidi ntenga ko mushaka kubona Rayon mu gihe iri mu mbago z'imibonere yanyu ntimushaka kuyibona ibarenze iri ku rundi rwego kandi bazana imishinga nukuvuga ngo niyo mpamvu nye bagiye guhindura Rayon mu mbago zabo nibyo Regis ari kugaruraho reka noneho mfashe Saidi Karenzi ari kugupinga ntabwo uri kubisobanura neza reka ngufashe gato Karenzi reka kunganire kuko ngo ibi utava ku murongo kuko ari kumva araho biri kugarukira ntubisobanura reka nuvuga ngo hari bisobanurire reka ntukahimbe none se Saidi Karenzi wamuretse Saidi ejo wowe waretse kumwunganira none se ko mumuvugiramo mwere reka tubureke sawa Saidi nuko mutamuretse ufite ijambo wambajije iki gihe cy'inyubutse nakubajije abo bantu aho bajya bakabakingurira abo babakingurira bakabakira ubita injiji oya yakubajije agaciro kabo Saidi wari murasubiza kubera iki mudashaka kubona Rayon inabarenze iri mu mbago zirenze ibihe byanyu n'imyumvire kuko mwarakoze ariko hari ibyo mutakoze mukareka n'abandi bakabikora bayihaye undi muntu ikabarenga uva kwa Prince bayihaye Jean Fidel abo bantu barababonye ese yeguje nitwe twatubye yegura nese ko mutana mushyigikiye yegujwe n'uburwayi by the way wowe kujya kuba mushyigikiraze mu rwego rwa Rayon mushyigikire Rayon ni washyigikira umuntu kwita igikora cy'imishinga dukora ari y'urugo ariko ibisambo n'ibigori basi Saidi nyemerera akantu kamwe nyemerera akantu kamwe umuntu wese uzajyaho w'umureyo inzira zose azanyuramo ashyigikirwe turebe nibura aho bigana mumushyigikire n'uwo mwaba atari mwebwe mwamuzanye nk'imena umuntu wese uzajyaho akanyura mu nzira abareyo batemera ntituzamushyigikira niyo yaba ari umureyo aje no gukora ibyiza utazajya mu nzira za Rayon Sport ishyiraho abayobozi reka nkunganire mbere yuko dusoza reka Karenzi agufashe Saidi uri ku murongo reka nkore statement ikomeye ukiri ku murongo mu myemerere yanjye itari ya Saidi cyangwa iya Muvunyi cyangwa undi wese wo mu mena mu myemerere yanjye nk'umuntu umaze imyaka ukurikira umupira namenye Rayon Sport ifite abantu bayikunda bayikorera bari kuri stati yayo kugeza igihe Sadati aza bakananiranwa stati gaseswa hakaza agashyirwaho ubundi buryo abo bantu bose barahari bari hamwe bishyize hamwe bafite ibitekerezo bafite ubushobozi bafite imishinga yo gufasha ikipe yabo abo bantu mu gihe bahari ibyifuzo byabo ntabwo ari itegeko
mu kinyarwanda baravuga ko nkoresha statement ikomeye ngo ntawe uburana n'umuhamba. Niharamuka hafashwe undi mwanzuro wo kuyoborwa Rayon mu bundi buryo bo batifuza nk'abareyo bari hamwe bagaragara bafite ubushobozi bwo kuyiha umurongo no kuyifasha, hakazanwa ubundi buryo nk'uko numvise, sinzi ngo undi muri tayadi bashaka kuzana sinamenye neza amazina, ariko nawe ngo yari rwose yari ku muryango niko bimeze. Hakaza undi muri ubwo buryo iyo utegereza rwose ntawe uburana n'umuhamba, muzicecekere yongere ayitobe iyo myaka 4 nta kundi wese ko ntacyo bahindura. Ariko umunyamupira azagerageze kubaha no kwegera buri muntu wese w'umureyo umuyobozi wumva ari mu ntebe uyu munsi yafata icyemezo cy'iterambere ry'umupira. Umva kubwire kera mbere gatoya wari ukiri umwana amaradiyo yaratatwira cyane, ariko Regis warabizi kuko Regis burya n'ubwo atwita abasaza nawe mu bandi basaza. Ni muri umuntu w'umusaza nawe nta muri umuntu w'umusaza burya ari urumva ujya wiburira urankocoye bataraza bakareze bari bakiri mu mashuri. Abayobozi ba Rayon Sport bigize gukora ikosa bafatanya n'abantu bo muri Ferwafa birukana umutoza witwaga Rayon Jean Pierre. Bamufatiwe mu gitondo Rayon Sport igiye gukina muri Tanzania mu marushanwa ya Champions League, bamufunga n'imiruge n'iki bagenda bajugunya hakurya ku mupaka wa Nduza wa Rusizi. Bamuhaye mufora ngo amujyane kandi n'umureyo abyihorere, ariko ntabwo mufora yikoreshaga icyo gihe afite urwego yakoreragamo. Barajugunya bagenda bajugunya hariya. Barangije bashyiraho abandi batoza, baratoza, ikipe irakina, icyo gihe twagiye tunavamo turabihorera, nta wasakuje nta wagize icyo avuga. Abari barimo muri Ferwafa no muri stade bakavuga n'umuntu ritugeyo cyane, bakavuga n'umuntu no muri stade ritugeyo. Nagira ngo nkubwire amafaranga yo kugarura Raoul yatanzwe na Afande Siza Kaizari yatwongereyeho turi muri Leta y'Umuhima, abari ujya kumuzana amugarura mu Rwanda, si mubeshira ari mu gihugu. Twarakotije abafana bamwemereye kugaruka mu gihugu, aratwongerera wayoboraga Ferwafa. Fata nk'icyitegererezo cy'abaperezida bayoboye Ferwafa kubera ko yakugaruye nawe mu gihugu wahunze rero yagukoze. Bwana Said ngo niwe wagukuye Kampala na Mirembe wahunze ibyo mu bireka ibyo byihorere ibyo byihorere. Mufata nk'umuperezida w'imyaka yose muri Ferwafa, ni nabwo kuri Rayon Sport agakunda Mukura, agakunda Kiyovu, agakunda APR, agakora mu nyungu za APR ko tireganyije niko kuriri amugaruye stade igihugu kiravuminga, stade yuzura abantu byose byo birakunda. Uyu munsi rero kugira ngo nanjye muri statement beze nk'iya Karenzi yo ku ruhande yitandukanye n'iyimera itandukanye n'iy'abandi bantu yikore nka Said. Rero tunarangiza yewe icyo nemera ni kimwe, ndemera ko turi mu gihugu kiyobowe neza, mwatangije ibiganiro, mutangiza indirimbo, dutangira twubahiriza anniversaire z'umuyobozi wacu w'igihugu cyacu utuyobora abanyarwanda mu nyungu za perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ikintu cya mbere yaharaniye kuva kiri mu ishyamba anyagirwa arararwa ntambi ni ukugira ngo umunyarwanda wese aho ari abeho yishimye. Niyo nyungu, niyo entere ya mbere yamuhangayikishije, agasiga amashuri yari arimo hano akaza